Imana iracyahagaze mu izamu uko biri kose nzataha kandi hano hantu nzahava. Uko biri kose ubaye wari ufite urugo cyangwa ukagira umugabo ukagira imitungo runaka bikaba ngombwa ko ibyo bintu bitakaza mu gihe wari ufite abapangayi bakwishyuraga nawe ukajya mu bukode nk'abandi. Yes, ni by'agace kesha gakomeye kuduhitamo hano kuri Niya TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone ku ruhande rwacu muri kubonaho umukozi w'Imana n'umuhanuzi, n'umuvuga butumwa, ikiruta byose akunda Imana, n'umukobwa Imana yagiriye neza mu bihe nkibi, n'umukobwa Imana hamagaye mu bihe bigoranye, ariko nanone mu bihe byiza, aho bungu tushobora kubwiza ivuga butumwa rikagira ku bantu benshi bagiye batandukanye mu bihe bitandukanye ndetse mu bihugu bitandukanye batari ahantu hamwe. Mu gihe mbere ibi bintu bitari byagashoboka aho wavuganaga n'umukozi w'Imana muri kumwe cyangwa se muri mu cyumba kimwe, ariko ubu ngubu birashoboka ko ushobora kumukurikira uri mu rugo. Nawe tugiye kubana muri kiganiro rero n'abatindeye cyane, reka mwakire. Yitwa Clementine. Ndakwakiriye. Ndabanezerewe mu izina rya Yesu. Yego. Imana irakurinze? Ya, Imana irandinze. Nubwo katabura manyene ntabwo abantu dora mu mashini. Reka tuze kubigarukaho. Reka tubanze isengesho ritoya twiragize Imana itewe muri iki kiganiro, niturangiza dutangire ibyo bintu tuzaza kubiheraho. Yego. Uri Imana y'amahoro, uri Imana kwizerwa no kwirengerwa, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tuzamuye ibendera ry'amashimwe kuko turi amahoro. Hari benshi bajya atari uko baturusha gukiranuka, atari nuko baturusha ubwiza, ahubwo n'ubuntu bugeretse ku bundi waduhaye muri aka kanya ngo twongere guhura amaso ku maso. Izina ryawe nirihimbazwe. Mbere na mbere Uwiteka Imana tugucire ugufi ngo ubanze weze imitima yacu, tubarire ibyaha n'ibicumuro kuko turi abanyabyaha, turi mu isi yanduye. Tugerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikatwitambika, ariko tuzi neza kuri Imana icicaye ku ntebe y'imbabazi. Reka imbabazi zawe zitubeho, amaraso umwana wa Yesu Kristo yameneye ku musaraba i Golgotha amanukire kutweza no kudutunganya. Tukuragije iki kiganiro tugiye kugirana muri aka kanya ngo umanuke wiyoborere nk'Imana, ndetse n'abagikurikira bahabwe umugisha nawe. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze biganze kuri twe none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze n'akaribu hano kuri kamera zacu. Murakoze cyane. Umeze ute? Ndashima Imana David. Kandi nari ngubajije ngo Imana irakurinze. Ya, Imana irandenze nubwo mu minsi ishize nari ndwaye, ariko bumeze neza. Tukigenda noroherwa biri koza. Muri minsi uburwayi bw'ubwena bwataka abantu cyane, bigeze ku bintu bya gripe, inkorora, ibyo bintu abantu bari gukunda kubirwara. Ko sinzi niba byo wari urwaye. Ntago ari ne kibazo cyo mu nda, maze iminsi mu bitaro, ariko Kristo yarahabaye, yabaye intwari ku buzima bwanjye. Nkeka ko babiri mu bo twari twegeranye mu byumba twarimo baratashye. Barapfuye? Yego. Babiri? Yego. Imana wirakurinze. Ariko Imana yarandinze, yanyeretse gukomera kwayo. Ngiye mbasha gutaha ndi muzima, ndashima Imana. Maze Clementine, iyo urwaye tubwire mudu wari urimo icyo gihe, ubona babiri mwari mu cyumba kimwe, babiri barapfuye, wowe urasigaye, wowe watekereje iki urwaye kana urembye ubona udafite amahirwe yo konga gutaha? Aba ari urugamba rutoroshye iyo ubona umwe agiye utuvuga uti Mana none ngiye ukurikiyeho. Ariko wakibuka ko hari iki Imana yavuze ku buzima bwawe, ukumva bigusubijemo imbaraga, ukavuga uko biri kose Imana iracyahagaze mu izamu, uko biri kose nzataha kandi hano hantu nzahava. Hamwe no kwizera no gukomeza gusenga, ndetse n'abansengeye Imana ibaha umugisha. Nabashije gutaha ndi muzima. Ntabwo biba byoroshye. Muri uyu mwaka wa 2026 ego Mana ndo basheme n'ibyumweru bibiri biciye. 2025 umwaka ushize. Bivuze ngo 2025 wowe mugihe abandi basoza bavuga ati turangije umwaka amahoro turi bazima, ariko nawe washima Imana. Oya ndashima. Ndashima kuko washima Imana ndabo bagiye siko ari mwiza ko yajemo, aribwo nyiva mu bitaro. Urumva ndashima Imana rero ko iminsi mikuru itansanze mu bitaro. Ndashima Imana bikomeye cyane. Yego. Hanyuma rero umwaka wa 2025 warasoje, 2026 tuyitangiye ute? 2026 nyitangiye neza. Ndaho ndashima Imana n'ingamba nshya.
ndetse no kwegera Imana biruseho kuko iminsi turimo ni iminsi itoroshye umwana wagomba kugira ibyo ahindura n'inzira ahindura akegera Imana biruseho kuruta uko yarasanzwe ari kumwe nayo. Yego bivuze iki nicyo gihe cyo kugira ngo wigere Imana cyane cyane ko abantu barakuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma ariko abantu ntitwigeze tumenya ko twayigezemo kandi ngo nibe bigoranye. Sinzi ubuhanuzi nahoze nkurikirana ngo niba ari ubw'umugore wo hanze niba ari muri Amerika ngahanura ngo muri uyu mwaka wa 2026 ngo hashobora gutangira intambara ya gatatu y'isi. Ntawe z'umunsi n'igihe nta muntu z'umunsi n'igihe David gusa nyine umuntu agomba guhora yejejwe ngo bahanuzi ngo burabutsweho n'imperuka yanjye yawe uyu munsi cyangwa ejo. Umuntu burya iyo atakiri ku isi ubundi niyo mperuka n'ubundi ibyo biba byarangiye. Rero ntawe z'umunsi n'igihe yego byaba uyu munsi cyangwa ejo. Niyo mpamvu duhatirwa guhora twejejwe. Mbese duharatira guhora dukora ibyiza twitunganya twiyeza kugira ngo umunsi wacu nuzagera bizasange turabere cyane. David nta muntu uri perfect nta muntu uri intungane ko turi mu isi kandi tuba dufashe igihe mu ntambara ariko ikizima ni ukumenya ngo ese ngerageza kwitunganya ngerageza kwiyunga n'Imana cyangwa ndaho hirya nagumyeyo ndasayishije hari ibyo nibereyemo. Ariko iyo uzi neza ko hari ikiri kugutandukanya n'Imana ukagira umutima wo kwiza no kwitunganya nayo biba byiza kurushaho kuko nta muntu z'umunsi n'igihe David ni ukuri pe ko njye narabibonye ejo bundi nari mpfuye narabibonye. Rero noneho babiri bomwe muri ryamye mu cyumba kimwe bapfuye uravuga ati cyakoze none ndagiye pe naraye ikintu bashyira ku kaboko ya miti bajya bacishamo serumu ni igipimo cya pressure bashyiraho bari gupima nyine bareba umutima uko utera n'iki. Muganga yaraza ariko mu gitondo nyine Dr. Zamo so cyara gukora ko mbona nta kaboko ufite kanini byihore ibyo bintu cyara gukwiraga nyine uragerageza ugafata none muganga akagishyiraho mu gitondo akaza ndumva namazemo afite umweru muganga akambwira ese Clementine ubundi uheruka kurya ryari bagakubaza igihe wiruka kurya ariko muri Clementine niba atari ibanga upimiro biro bingahe kwa muganga ejo bundi bagupimiro bingahe urumva wari urwaye sibyo 52 yego ewe umva bitoroshye. Hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu neza hano twasuhuzanyaga ubwo Imana yakurinze 2025 ukaba gihumeka umwuka w'abazima abandi bakagenda ugasigara. Hari impamvu kandi ikomeye ari yimwije gutuma twicara ahangaha. Impamvu wasigaye harimo yimwe itumije twicara ahangaha. Hari abantu benshi badukurikiye hano bari buze gufashwa n'uburyo uri buze kubaganiriza cyangwa se n'amagambo uri buze kubabwira cyane cyane abanigiye no kubyabaye kuba abandi barapfuye ugasigara bivuze nka hari imirimo myinshi gisigaje gukora ku isi nawe niyo usoza imirimo yawe uzataha. Yego nanjye hari impamvu nyihari hari impamvu Imana yakize hano nuko hari kugira ngo abantu bamwe bazadukurikira bazafashwe natwe ubwo nidusoza akazi kacu Imana yadutumye hano ku isi tuzataha. Yego nawe ubona hari usigaje birahari byinshi cyane birahari byinshi cyane. Ibyo twabwira abantu ni ugukomeza gusenga bagahora biyejeje kuko ntago baza umunsi n'igihe kandi dutekereze ko kuba tukihari suko turuta abantu benshi bagiye bagira urute bagenda suko turi beza suko turi barebare suko tubyibushye suko duseka neza suko tuvuga neza ntabwo dukiranuka kubarusha suko tunakiranutse kuko muri birahari mu gitabo cy'indirimbo hari indirimbo imwe ivuga ngo abagezeyo baragize ute baragwiriye bivuze ngo abakiranutsi benshi bagize ute bagezeyo. Hanyuma Clementine hari igihe uri wagiramo kumva wivovoteye Imana cyane bibaho nakomeje kukugaruka ku ijambo rivuga ngo turi mu isi kandi n'isi yamanukiwe n'umubi n'isi yanduye mbese ukumva Imana yarakwibagiwe ukajya wibaza ati se Imana ko kuracyari kumwe nanjye se Imana wawo ni wamfashaga kera ni wowe tukiri kumwe ukibaza ibyo bibazo icyo gihe
cyagezeho kandi n'ubu hari biba nyine ukavuga ubite none habaye iki uko biri kose ubaye wari ufite urugo cyangwa ukagira umugabo ukagira imitungo runaka bikaba ngombwa ko ibyo bintu bitakaza mu gihe wari ufite abapangayi bakwishyuraga nawe ukajya mu bukode nk'abandi uko biri kose ntubura kwibaza icyo Imana iri kuguhora hari ukuntu ibyo bintu biba mu gihe utarabyakira ukabona hikubise ikindi ukabona haje ikindi ukavuga ese oite warabisanga ibintu ninjye bibereye kubera iki wumva ko wazanye muri iyi si kubaho ubuzima bwo kubabara gusa David ntabwo ndi umuntu wigeze ugira amahirwe muri iyi si oya aracyayafite amwe yo kubaho kandi ngo bugiye umuntu agihumeka bari umukandida w'ubuzima bwiza ariko uko biri kose no kuba tukiriho byose tubikesha Kristo n'impuhwe aba yatugiriye ko tuba twakoze byinshi byatuma tureka akanadukuraho amaboko ariko mu buntu bwayo mu mbabazi zayo nyinshi irakomeza ikatwiyegereza David twabonye Imana idutunga tudafite akazi ikatwigishiriza abana tudafite akazi ikatwishyurira inzu tubamo tudafite akazi twabonye neza y'Imana ntabwo kwivovota bibura kuko hari ibigeragezo ubamo ukabona biri prolonge biri gusimburana umunsi ku wundi ukavuga wayime kubera iki njyewe ubwo bivuze ngo nyine uba wivovoza ukavuga uwite kubera iki uyu munsi ndi kuburara kandi wenda aho mvuka ibyo kurya bari kubimena just kuko ni ishuri ukaburara aho uvuka ibiryo bari kubimena kuko ari ishuri uba ugomba kwiga ndibuka hari umunsi sinshaka kumenyesha ngo ninde nahayo message nari ndi mu bitaro nandika message nandikira umuntu umwe muri famille mbizi neza ko afite ubushobozi dufite abantu David ajya mu rusengero hari nk'inyubako akavuga bafite ukuntu bavugamo abakire donc murabona turi kubaka urusengero rwacu rukeneye amakaro muri urusengero abakire nyine ukavuga imvugo y'abakire ayo makaro muzayambaze yose nzayashyiraho uwo muntu nuko ateye ariko nari ndi mu bitaro mwandikira message ndamubwira wampaye 10,000 nishyura kwa muganga nimva mu bitaro nzashaka uburyo cyaboneka nyagushye narebonye ko message ayisomye ntiyansubiza abugahindukira we akajya abaza abandi se Clement kari kwa muganga mwaramusuye minisitwe ya message yayisomye nyine ayibonye ko ndi kwa muganga ariko aranyihorera David kandi mu rusengero kandi ni wa muntu ushobora kuzabona mu rusengero umwana wa David yabuze minerval akavuga ati musambaza ibikoresho bye just nyine ba Kristo babone ko ari gukora imirimo myiza ese niba abantu batanga amafaranga ahantu hari abantu benshi kugira ngo babone ko batanze bakora ibikorwa byiza ariko ku ruhande atagenda ngafasha umuntu babaye wakaza kubitangira ahantu hagaragara yego cyangwa se nka bya bintu byo bavuga ngo umuntu ajya gutanga igihumbi agahamagaza kamera 10 cyangwa umuntu ajya gutanga ibihumbi 5 agahamagaza umudugudu wose kandi aho ngaho hari abantu bamwegereye aba hafi bari mu bitaro akagenda mu nteko ati munshakira umuntu uzishyurira mituweli kandi arabizi neza ko ari uwo baturanye abizi neza ko yayibuze ariko abivugire mu nteko ko ari umuntu ashaka kwishyurira mituweli inteko yateranye y'akagari abantu nk'abo barahari hanyuma Clementine kuba wari ufite umugabo ufite abapangayi ubyuka mu gitondo ukareba uburyo abapangayi bari kubyukira iwawe ukabona n'uyu munsi ubifata uti David Imana yigisha uko ishatse
reka mvuge ngo wenda icyo gihe byari ku myaka mike ko nari mfite imyaka itari myinshi cyane nari muri 18 urumva umugabo niba agutaye akagutana uruhinja rurimo rwuzuza umwaka umwe ntabwo yagusiga ngo ya modoka cyangwa izo nzu areke kubigurisha kuko uba warasezeranye nawe just bitewe n'imyaka uba ufite icyo gihe bivuze ngo warashatse uri mutoya yego kandi bitewe wenda n'inzego runaka yakoragamo yabonye ari ngombwa ko duhita tubana ko ariko icyo nshimira Imana nuko iki turenze njye n'umwana wanjye twaje mu bintu bigoye mu mujyi wa Kigali twayisariyemo Davinge n'umukobwa wanjye ndahatana ndagora cyane kugira ngo tubeho no kugira umwana wanjye yige yego ndashima Imana nshimira n'umushinga wa Compassion umwana ageze imyaka 3 baramwanditse muri Compassion muri ADPR ibyibanze babimfashaho nanjye ibindi nkagerageza bikaboneka hamwe n'Imana ari mu wa 6 primaire arakora uyu mwaka ubwo umwaka utazaba ari secondaire umva ko yakuze yagiye ni inkumi ni umwana Imana yavuzeho ko n'umwana uzi ubwenge cyane byakabiraza ku mwanya wa 2 mu ishuri aje ku mwanya wa 2 mu bana bayigana nabo bivuze ngo n'umwana umwe umurusha ubundi akenshi aramudepasa akaba wa mbere sinushimira Imana nuko umwana wanjye atigeze asiba kujya ku ishuri ngo yabuze minivare ngo yabuze amakayi hamwe n'Imana hamwe na Compassion ndetse n'abandi bantu Imana yagiye ikoresha bakanshyigikira nukuri umwana yize neza kandi ndacyabashimira abantu bagiye bamfasha kugira ngo izo nkweto z'umwana ziboneke iyo myenda y'ishuri ntago bari ibintu byoroshye kuko nkeka ko ngiye kumara hafi imyaka 11 ntafite akazi ntafite icyo gukora reka mbivuge gutyo kandi utandukanye umugabo yaragutaye yego mu minsi ishize hari utuntu narimo ndacuruza nibwo Satani yabijemo nyine njya kwa muganga birangira bibaye subiye nyuma kuko urumva ukoze ibintu bifite igishoro cy'ibihumbi 100 cyangwa 180 hafi aho ko biri kose ukajya kwa muganga ukamaramo icyumweru wasanga aho biragoye ko wasuri gukora kandi ubwo niba ugiye kwa muganga niyo uri buryemo ukanishyura no kwa muganga kuko ukanishyura n'imiti kuko akenshi icyumba nari ndwariyemo cyishyuraga 7,000 ijoro rimwe urumva kumaramo icyumweru ni amafaranga menshi ariko icyo ntabwo ari cyo ndebaho ibyo umuntu aba yatakaje cyangwa icyo nshimira Imana nuko mba nakize kandi nyuma yo kumva kwa muganga David Ntanzara yanyishe nabonye abantu b'Imana humura n'ubu ngubu turi hano turi kumwe n'abantu b'Imana sibyo uzakomeza ugenda ubabona burya reka nkubwire Clementine yewe hari umuntu watwigishije neza kandi angiye kuransanga nibyo ati umuntu aza arakanaje gukemura ku buzima bwawe iyo gasoje aragenda hagakurikiraho undi muntu uje gukemura bitewe n'ikibazo ugize ute ugezemo bango nugera mu kibazo cy'ukena ahantu ukenera imbaraga z'abantu bakomeye Imana izakweza umuntu ukomeye nugera mu kibazo cyo kubura ibyo kurya Imana izakweza umuntu ufite ibyo kurya nugera mu kibazo cyo kuba umuntu ugeze mu kibazo cyo kubura umuntu kurwaza Imana izakweza umuntu wo kukurwaza bitewe n'ikibazo ugezemo Imana iba yateguye umuntu uzaza kubana nawe cyane oya abantu b'Imana bo barahari n'ubu ndacyabihamya Imana ndacyabasabira n'umugisha David hari abantu bazi gukorera Imana hari abantu bazi bagifite umutima reka mbivuge gutyo uyu munsi
dufite abantu kuko baba ashobora kukubona kuri kamera utavuga ko nawe urasa neza washyize nk'uko nguko reka bivuge nk'uko ku karondoni kanje isi ni London kubi London nuko iyi ni London baka wagatize mu mutwe akarondoni none njya ntambuka imbyambaye ushango mana ngo krema ngo mana ngo wambara neza wiyambariye London umuntu uri kubimbwira nambaye igitenge cy'ibihumbi 6 yambaye igitenge cy'ibihumbi 80 ibihumbi 30 ariko kumva arantanye ushango wambaye neza ngo uraberewe oye manzi ubwiza ukuri kino gitenge kikubereye gutya wateze ku nkuko na karondo ni London ibipande 3 bigura ibihumbi 6 ibipande 3 bw'igipande ni bibiri bikaba 6 yego nje ntago nzi ubwoko bw'ibitenge ariko ndatonga nkurikije kuntu mambwiye London ngo London si cyo gitenge cya nyuma kibaho kibi ariko ngewe bijya bimbera London irakubera Erega igihe cyagize David tumanuza amabaze tugura ibitenge byiza ukumva ko ugomba gusanisha isakoshi n'urukweto isakoshi n'ihirena bikajyana hariya ukumva ko ari wowe uriho twarabyambaye David ariko hari igihe kigera nyine ukiga na bya bindi wari ufite kugira ngo utabyambara mu gihe kitari icyawe ugasonza ukabigurisha igihe cyageze ukajya wambara baze ukagenda ugasanisha ishakoshi n'urukweto n'igitenge bikajya gusa n'amaherena bigasanisha ishakoshi n'urukweto ariko ubu ngubu ukiza wiyambara mu mujyi wa Kigali hobwo mu mujyi wa Kigali hanyuma Clementine sinzi wewe uri umuhanuzi uri umuvugabutumwa sinzi ko uri buze guhuza bino bintu mu buzima busanzwe ubuzima wagiye ucamo n'uyu munsi ugenda ucamo ni ngire somo wumva wize neza kandi ukarifata mbere na mbere nise ko nta buzima budahinduka kandi nta n'ikintu karande ku muntu ikindi kintu nize nuko uko waba uri kose situation waba urimo yose Kristo adashaka kugutakaza ntiyagutakaza wizemo ko nta buzima budahinduka kandi Kristo ntiyagutakaza muri situation iyo ari yose apfa kuba yagufasha pe nzaramura abana mu burwayi mukabana ahantu hose mu kwambara ubusa mukabana akabanza akakwigisha akanagutraininga kuko reka mvuge ngo iyi gukeneye iraguhombya iyi gukeneye ni bya bintu byavuga ati aho ugiye kubure yaguhombya cyane pe ko byari bigoye bitewe ari ukuntu wicira inzogabo runaka n'urugero akwenda bitewe n'imyizerere n'imyemerere cyane hasengera n'iki bikaba ngombwa akagupushingira mu guhindura wenda imyizerere wari ufite cyangwa imyemerere hanyuma mfite ikibazo nshaka kukubaza ubifata ute nk'umuhanuzi iyo urimo gusengera nk'abandi bantu bakakubenga ibyabo byasubijwe ukaguma ugifite ubwo butayu kirimo nk'umuntu wambaraga bazi ugakomeza ukambara London kandi wasengeye abantu benshi wanahano abantu benshi bigasohora David ikintu cya mbere umuntu aba agomba kumenya gusengera umuntu agatabarwa ni kimwe no kuba wowe uri kumusengera ubwawe watabarwa ni ikindi ntabwo Imana igikoresha abakire gusa cyangwa abo yasubije gusa njye buriya iyo nsengeye nk'umuntu ndibuka hari umumama ari Canada nuko wenda acemo nk'amezi 3 nta connection agatangiye nawe kuko telefone isa nkaho yagize ikibazo nabwo nimubona ku murongo boneraho nanabishimira Imana hari ikiganiro twigeze gukora David ndumva ariho yakuye nimero yanjye arahamagara ati Clement tumaze imyaka 8 n'itandatu hafa ngabana n'umugabo ariko bamusora ubyara tumbabarira pe babamusengere
buriya niba ari ikintu kivuna no gusenga online, gusengera umuntu mutari kumwe mutegeranye. Yego. Ikindi kintu kivuna gusengera kuri telefone. Hari igihe uri gusengana n'umuntu network zikavaho cya telefone kazima kandi biba bikudisturbinze mu mutwe. Ariko ikintu nshimira Imana nuko ndibuka mu kwa karindwi k'umwaka ushize, yego, nibwo yanyandikiye ambwira ko afite inda y'amezi 4. Aho ntabwo nzi uko bimeze kuko urumva ntabwo duheruka kuvugana. Wowe wasenganye nawe yarabuze urubyaro, Imana imugirira neza aratwita, muheruka gusengana afite inda y'amezi 4. Yego. Yampamagaye ambwira merci n'iki, numvaga navuga ko mu minsi mikuru bashobora kuza mu Rwanda, ariko urumva ntabwo byakunze ko dukomeza kuvugana ko telefone ze zavuyeho. Ariko ikintu ushimira Imana nuko yihesheje icyubahiro nyuma y'iyo myaka yose. David, Gabriel bakamera. Hari igihe cyageze ngewe nkumva ubundi ikintu nkunda cyane no kuririmba. Kuririmba nibyo nkunda kuruta ibyo kuvuga gusengera abantu, kubwiriza, guhanura. Ikintu cyo kuririmba nicyo nkunda cyane ngewe. We ukunda kuririmba cyane. Uya reka nkubwire, impano yose Imana yaguhaye yayiguhaye ngo uyikoreshe mu gihe cya nyacyo kandi igihe gikwiriye. Wowe ntabwo wakunda kuririmba gusa ngo wange kubwiriza, wange guhanura. None Imana nikubwira ati jya guhanura uzabyanga? Aya ntabwo wabyanga. Cyane ko ni kenshi twagiye tubona byinshi Imana yavuze ikanabisohoza. Cyane ko niyo usengeye umuntu akaguhamagara kubwira Imana ishimwe, byarakunze, Imana ishimwe, nasubijwe, nabonye gukora kw'Imana, bituma nawe muri gukomera ukumva kuko biri kose nawe isaha yawe izagera, ukumva ko muri wowe wizeye kandi ukomeye. Ntabwo ikintu ntindaho cyane ari ubuhanuzi, kuko dufite n'abantu batubeshya David. Dufite n'abantu babeshyera Imana ngo yavuze kandi itavuze, bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Nk'ubu n'urugero ukabona umuntu arakwandikiye ngo Clement ndashaka ko nsengera, mfite ikibazo kandi ikibazo yakikubwiye, ugatangira ukabeshya, ugatangira just kuko yakwizereyemo. Wenda nko ku bantu benshi twagiye dusengana cyangwa duhura mu gihe cyashize, nzi neza ko hari n'uwandikaga ibintu nkamubwira okay turakomeza dusenge. Mwese ndinde wo kujya gukubwira ikintu kandi nta kintu mbonye, tugakomeza tugasenga. Mbese umuntu akaguhamagara ashaka kwita umuhanura ako kanya, yagapushinga mbariza Imana iki. Suko Imana itavugira nakora cyane, hari naho ikora itavuze David. Twese dukunda ijwi ry'Imana. Nanjye njya mpamagara n'abantu zibagenzi banyabwira nsengera ndumva byanze. Tugafatanya gusenga. Gusa icyo nizera nuko Imana ivuga kandi iriho, inakomeye, iracyafite n'ibihumbi 7 bitarapfukamira. Hanyuma igeze mu yose situation uyitwaramo te Clement, kuko abantu badukurikiye hano baba bashaka kuvugana n'abakozi b'Imana kandi baba banakeneye kumva icyo Imana ibavugaho, sibyo? Nubwo gusenga byonyine nabyo bihagije, umuntu yajya mu cyumba agasenga burya ngo nayo sagiraga gutya akajya ahantu hiherereye agasenga gutyo. Kandi hari n'igihe twa dukeneye amakuru y'ijoro, nkanjye nkunda abahanuze nkubwire, nkunda abahanuze n'abahanuze. Nanjye ndabakunda. Igeze muri iyo situation uyitwara muti? Ndabikora kuko buryo umuntu niba akwizeremo cyakizera Imana ikurimo, akumva niwe yaganiriza ikibazo cye kugira mufatanye, nta muntu njya nirengagiza David. Abantu bose mbakira uko baje, niba hari icyo Imana ivuze cyangwa hari icyo ikoze ndakikubwira, kandi n'iyicecetse ndakubwira turakomeza dusenge nta kintu bivuzeho. Ntabwo najya kukubeshya kandi nta kintu mbwiye. Kandi
Niba kubera biri mu mpano rero ntakunda bashaka no guhunga cyane kwe kubushaka kuyihunga se kwe kubushaka kuyihunga ntago byakunda kuyihunga uzayihunga wapfuye kare si twatanya kuja muri vuga ngo ukubera ikimana yagusize abandi bo mwari muryamye mu cyumba kimwe bagapfa bakagira David irondo ryivanze n'ibisamo niyo mpamvu uri guhunga se hari ibintu ureba ukabona birababaje David nahere ku ijambo rivuga ngo twese turi abanyabyaha nta ntunganiriho pe ariko hari abantu bakorera Imana bavuga Imana baba bahanuzi bafite ikindi bashaka babikora nk'akazi akenshi abo bantu bamaze kwangiriza izina ry'abahanuzi ariko niyo minsi turimo ubusa ubwenge ya cunga izamuriye hanyuma reka ngubaze Clementine kino kibazo ufata abantu bafata imbaraga z'Imana bakazitira Satani ugafata n'abafata imbaraga za Satani bakazitira Imana aho ngabyo bintu bifata gute umuntu mwitorera abo wejejwe muri ryo kandi burya wowe ubwawe ubuhanuzi wihanuriye bufite agaciro kurenza bwa bundi umuhanuzi yakubwiye kuko ikimwe nzi neza nuko dufite abantu yabaca imanza abantu bamaze kumva ko nta buhanuzi nta n'abahanuzi bakibaho abantu bamaze kumva ko nta bahanuzi bitewe n'abagiye bahura nabo n'ibikomeye bagiye babatera kandi ntiwanabarenganya nanjye ndabafite abahanuzi bankomerekeje cyane pe ndetse n'abalevera pasiteri ariko turakomeza tugakomera mu rugendo ndashaka ngo dufashe uyu muntu wumva ko nta bahanuzi bakihaba barahari kandi Imana iracyavugira cyane akora batanyuzwamo n'ijambo ry'Imana cyangwa se Imana idakoreramo bakumva ko abantu bose babaye abasitani cyangwa abahanuzi Imana iracyavuga David kandi iracyanakora imirimo n'ibitangaza kuko kuri abahanuzi bayo baracyahari abantu bavuga Imana neza baracyahari nyine biragoye kubatandukanya ariko barahari wenda nk'ubuhanuriye nk'umuntu yaramaze imyaka 20 adatwita Imana yamufashije abonye urubyaro bakavuga ati reka urasa umukozi w'Imana ahubwo afite izindi imbaraga akorana nazo yego njya numva ngo abantu bagira izo mbaraga bakoresha izo mbaraga bajya kuzigura ubu nawe nabaze 20,000 yo kwishyura inzu koko nkabona izo harya ngo ni 3,000,000 nizingahe batanga inza amafaranga batanga ngo barabishyura ngo bajya na Tanzania ahantu kure nagiye ni Uganda pe hano hirya nabwo Kisoro kandi arakugeraho ni 2,000 y'amanyarwanda ni wantu kure nagiye rero nkeka ko ntarabona naho miliyoni irambitse sindayibona ukeka utarabona ahantu miliyoni nyine irambitse rero kumbwira ngo ndabona amafaranga yose ngo njye kugura impano David zineza ko mfite iyo mpano naba ndi muri cadastre nk'abandi ndi muri etage nk'abandi cyangwa se warongeye kwigarura ubuzima bwawe David urahazi nibera mu nzu ya feni ya 20 nayo bayananiye Noza njye kwiyemera ngo ndungomba muri cadastre n'icyo nunansura ububizi uzaza urwihimana n'amasafuriya David azansura zahabereka ahantu oya nyine nubwo tuseka ariko ni ibintu ya nijuri ngomba kurikira kandi naho ngomba kwigira kuko uyu Clementine muri kumva nkuko yabitubwiye yabaye mu nzu ye cyane afite imodoka ye afite abapangayi iwe ariko uyu munsi ari mu nzu 20,000 nayo kuyishyura bikagira ute tabibari bagukomangira ngo nese ko umuriro ushize kandi ari wowe utahiwe kugura bakabikubwira na 200 yo kugura ibishyimbo bya miti wayo gusa
bakabikubwira na 200 yo kugura ibishyimbo bya mito bya desa wayabuze kumara kubwiye ngo umusiko nitawijijisha kakuriti mumenimira kontere mu kanya turareba ntabwo tubabwira uti byanze ubundi tujya twihagararaho David ukavuga David namwe David wari usiko ngiye kuburara bumpaye bibira aho ngaho cyangwa mu igihumbi cy'umuriro Clementine iyo uhuye n'inshuti zawe za kera muri iyi minsi zigufata ute uzifata ute wabanye nazo ute tubwire David niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo umuntu tubwire inshuti zawe za kera inshuti zanjye za kera nk'abana wenda n'urugero nk'abo twagiye twigana cyangwa abo twakuriye muri quartier imwe bamwe ndababaye abamama abandi baracyahari kuko ntabwo ndagira imyaka myinshi abo turi mu kigero kimwe bamwe ntibarashaka barahari ariko ikintu kimwe nize David iyo uri kwiga uba uri kwiga kandi iyo uri ku ikosi uba uri ku ikosi David nganyutya wari wagera igihe abantu mwiganye babantu mwirirwana akenera kujya guhaha akabwira Clement wamerekeje just kugira umutwaze Clement ko nzajya gusura aho wazamperekeza ariko yajya gukora ubukwe ukabona ku rubuga rwe nturiho imbuga ukazibona ku yandi matelefone kuko abizi neza ko nta kintu uzamuha yagukeneye umuherekeza guhaha kubera kuri bumutwaze yaba agiye gusura ahantu kubera kuri bumutwaze akaguherekeza akagusanga umuherekeze yakora ubukwe mu nyungu ze zose akagukeneramo yakenera service runaka atakeneye kujyamo akagutuma kandi ni wa muntu mwiganye cyaje wari ukimeze neza wajyanaga muri kantine ukanamugurira dufite abana twagiye tujyana nabo ku ishuri tuvuka hamwe ugasanga bamuhaye minerivare gusa wenda Imana yacinze wenda nk'umubyeyi wawe yaguhaye kuzajya ugura icyayi ukaba ufite umwana mujyana muri kantine ariko kuko ugeze mu gihe cy'ubutayu n'igihe cy'ishuri yakora ubukwe pe imbuga ukajya uzibona ku yandi matelefone ukabona we urwo rubuga ntururiho ukabibona n'ubukwe bwararangiye kuko nyine nicyo gihe uri maragushyira ku rubuga se abandi bari kwitanga 10 20 ibihumbi 100 harya aragushyira ku rubuga uvuga iki utanga 1,000 cyangwa 2 utanga yo ufite uzi kubaho ubuzima ubona urungano rwose abantu bose bafite abageni bambarira shadafi ku myaka ngeze nta mugeni ndambarira kandi mfite inshuti nyinshi urabizi kwati nta mugeni urambarira ngakubwira ati Clementine uyu musi uzanyambarira ese ndajya kwambarira nde n'impinja hari uburi mu kireka bagushyize mu wajene mama hari urambarira ndese kwamaze kuba umubyeyi wamaze ko n'ababyeyi se nyambona bambara nyine bambara mu bajene cyangwa kabanka marene wandese ndaba marene se mufungira impano ivuye kuba ukeneye marene urakubwira uti imodoka yanjye ndayizana niradutwara arangira marene mfite iki ubwo udafite ariko ufite imana David ufite imana ari ibikomere tuba tugendana nabyo shaje byihorera David ariko ikintu kimwe nshimira Imana igihe nyuranye bihe kuko hari igihe nyuma hindukira ukumva araguhamagaye ngo none se ngo Clement ngo kuba bari bamumagaye wenda mu kazi nka Rubavu nkaba nshaka gusiga umwana wawe kandi yagutumiye mu bukwe uhita uvuga uti ko biri kose naya ni amavuta mbonye habonye ntaramurogera umwana kandi ndagaburira n'umwana we ndanamwoza akaryama ese wabuze abandi abasigira ugira ngo tiko nshaka gusiga umwana wawe tiko nshaka kubansiza umwana wawe uti muzane ni narabizi niwe mushomere wirirwa mu rugo none se musigire nde arabizi niwe mushomere wirirwa mu rugo none amusigire nde ariko nayo nta mavuta Imana iba yagusize n'igikondera turi kujya kugana ku musozo w'ikiganiro cacu twagana ibintu byinshi tuzibye ko twaza gusiga n'impano ku bantu badukurikiye twaza kwasoma nk'ijambo ry'Imana ariko ntago turi buze kurisobanura neza
ni nk'iresomo abantu bakagombye kugenda mu buzima bwa buri munsi cyangwa se nk'inyigisho wabahereza bakagombye kugenda mu buzima bwa buri munsi bagendeye ku byo tumaze kuganira nk'umukozi w'Imana. Kuba uri umukozi w'Imana noneho ibigeragezo bikakomeza bikakubaho kandi uhanura bigasohora, ni ikibazo. Mbere na mbere banza mbere yo gucira Clementine urubanza, gucira David urubanza, banza umenye ngo ese ari guca mu biki, n'icyo ari gucamo. Ubanza umenye ngo mbese njyewe uri kumucira urubanza ndi mu ntoki, ubanze wirebeho, ubanze wisuzume. David tubana muri iyi minsi bigize abacamanza ku buzima bw'abandi, ugasanga niko kazi afite, ariko banza umenye ngo uyu muntu ari guca mu biki. Kakantu reka nkagarukeho gato mu masegonda make, bitewe n'aho tuvuge, bitewe n'aho wenda mvuka. Hari abantu bakubona bakabona uriya muntu aribana, aba mu kazu karabo k'amafuti, kandi wenda iwabo hameze gutya, arajya guhaha inusu y'ibirayi, iwabo hameze gutya, ari stoke, yego babayeho neza iwabo. Ariko se buriya yigise kirara, buriya yarabananiye, yanze kubana ni banza umenye ngo harya wa muntu kutaraganira nawe ngo umenye impamvu atari kumwe n'ababyeyi be cyangwa atari iwabo, waba uzi wenda hari icyo yaba yaraciyemo mu gihe ari kumwe nabo, waba uzi ibyo yaciyemo, waba uzi impamvu yafashe igikapu agapakinga imyenda akagenda ku iduka akemera akagura ku kamatera ka 20 cya kangahe, akagenda akavuga ati Uwite ubuzima bwanjye mushyize mu biganza byawe, inapfa nabaho nyine n'ibyo, atitaye. Burya nta muntu ujya usigana hari ibiryo David utyo gusa, ntago wasigana, ntago wapfa gusiga ibiryo utyo gusa kandi uri kubibona. Ariko haro bigera ukavuga uti rero reka mpare kamanika amaboko, numva none urwo nakagombye kurwana runaniye, reka manika amaboko, Imana ikurikisha. Mboneraho gusuhuza abantu bakunda kubita abasingomami, abasingomada, abantu bafite abana, abafiyemeri, abantu bafite abana, abantu batawe, abantu bari gustragoringa, bari kurera abana bonyine. Baba bafite ibikomere David. Abari kurera abana ari bonyine badafite abagabo bari bana nabo, cyangwa se abana baba bana n'abamere baba badafite abapapa babo bari kumwe. David wari wagera ku rwego umubyeyi ifata akakubwira ngo iki kinyendaro wazanye asaga afuka k'umuceri wazaniye abana banjye, iryo jambo akari kubwira umubyeyi. Abantu bibana, abantu bafite abana, abantu batanwe n'abana, abantu abasingo mother, abafiyemeri ndabasuhuje, no kuba bafite umutima wo kurera abo bana, no kuba baremeye kubabyara, bakomere. Mubyeyi akakubwira ngo iki kinyendero wazanye ngo sagapfa k'umuceri, David bari abana b'abakobwa banyura mu bintu byinshi, bari abamama banyura mu bintu byinshi, nibo bantu bahura n'abagabo b'ibigori babatesha umutwe, bashaka kubafatirana, yego bashaka kubafatirana n'ibyo bari gucamo. Nibo bantu bashobora kwambara ubusa ariko abana babo bagasa neza. Nitaye karuko nanjye ndi wariko bakomere, kuko ibyo babacamo ndabizi. Twitwa amazina menshi David, twitwa amazina menshi, we inda ibirari bihomora ibiki, ariko ikizima nuko Kristo atoze kandi we azukuri. Nta muntu uzabuza kunyita indaya, nta muntu uzabuza kunyita ikirara. First of all, nujya kuncira urubanza banzu umenye ngo uwo uri muntu ki David, ubayeho ute, ubanye n'Imana yawe ute, banzu ukabona umuntu arakibaza, cyangwa usibye ko ibyanya byamenyekanye we ibyo ukora sibyo byinshi kuruta. Imana itwikura abantu benshi bamwara,
nuko ikiduhishe Davi ariko igize igakuraho akarido none se babirwa batwita indani birara si usanga bari kudutereta kandi basize abagore mu ngo zabo ugasanga ashaka kufatirana reka nkwishyurira inzu amezi 5 reka haryo ubwo ibyo bihumbi 100 by'amezi 5 ugiye kunyishyurira inzu umugore wawe arabizi nize muhungiriye ubwo ni nk'ikinyarwanda nkubwira niyewe ntibyakunda n'iki ugasanga we nkubwiye nabi urahindukiye n'urafata mbere turiya ati n'ikirara n'iki just kuko nawe wangeze imbere uraseba byawe ugashaka ikintu gituma nange kinsenya abo bantu turabafite ngiye nkunda kubwira abantu ndibuka hari umuntu ejo twaganiriye ni umucuti wanjye ndabwira Gisele umuntu nazaka kubwira ngo tuvugane urugero David nazaka kubwira ngo Clementine ni ndaya uzabanza umubaze ngo waryamanye nawe kangahe mwabanye na kangahe niba rwose byarabaye wemere kuyinyita ariko se urinde wo kujya kunyita ndaya ntararyamana nawe kweri urinde wo kujya kunyita ndaya nta muntu numwe uzitwarya just kuko wabyumvanye abandi nawe urabitembereje ese ibyo bintu urabizi ufite proof ufite ikimenyetso dufite abantu bagendera mu Kigali David bagendera ku nkuru z'abandi bahimbye nawe akayizamukira akayitembereza ikaguka bakagenda bavuga ibyabo ikaguka ariko sinzabuza umuntu kumvuga David naravuzwe ariko umuntu mu mutima w'aba yize azi n'ibyo ari gucamo kimwe ntazemerera abantu nukumbona nsa nabi nukumbona ntiyitayeho cyo ntibazakibona ku karondoni kawe uzagafura akarondoni kanye nzagafura nimbona 30 sindabonda gura igitenge cya 30 akarondoni ka 6 agakweto ka 5 agapuderi kanje k'igihumbi kaboneke sibyo nendangiza ngere ngura ibiro 10 by'ibirayi ushyire mu nzu by'ibihumbi 4 kirara mu nzu ngura amakara y'igihumbi kirara mu nzu menye ngo icyumweru ndagisunitse kandi ndanambaye ntabwo nyema cyaga gusa ngo nakana ngo yaguze amahirwe asigaye hazi igitenge cya 30 kikazana na pirate yacyo ya London kandi iyo twese tubyambaye tuba dusa gifite original yacyo kandi iyo tubyambaye twese turasa hari igihe mba mbere yo kukurusha ubwo iki ngiki nicyo super gifite pirate original ya super gifite original yayigura 30 kandi tuba dusa niyo tugeze mu rusengero urasirimba nanya nka sirimba ngo iki bashobora kumwe tuwambaye neza mu gihe bari kukuraba akabona nta nubwo binajyanye iki ngiki go gifite Imana yaguhishe Baronde makona wahanuje igitenge kiza nukuri ni London pe yego zara mu Gakenya mbe 6 byanjye n'umutari wanda dakaribana uko uyu munsi ntagashyizemo ngira nakariba ya David yes nakariba ya pe kubana umudukurikiye ahangaha turi kugana ku musozo w'ikigano cacu ariko nanone twize amasomo menshi hano muri iki kiganiro nta buzima Imana itahindura kandi bitewe nuko Imana igukeneye ni kwiguhamagara cyane kugira ngo iguhombe yaguhombya ayo ni amasomo yose twigiye muri iki kiganiro ikindi kiza twigiyemo nuko iyo ugihumeka uri umukandida w'ubuzima bwiza kandi cyo tumenya tunazirikana impamvu Imana yatwese tukaba tukiriho uyu munsi nuko ari byinshi twakagize ute twagakemura tugomba gukemura hano ku isi kandi nabyo bikagira ute bikagira umurongo hanyuma rero reka nsaba umutumirwa wacu adusoreze n'ijambo ry'Imana ribuze kudusomera ikindi turi buze gukurikizaho no gufata nimero ye nirangiza tugasenga ku bantu bafite ibyifuzo n'abandi bari mu bihe bimeze nabi muri iyi minsi ariko nanone mukigiramo ibintu byinshi bigiye bikomeye muri iki kiganiro uretse ko wavuze ko wenda ijambo tutaritsindaho cyane tutarisobanura njye muri iyi minsi hari ijambo ndi kugenderaho riri no kunkomeza iriya nkuru y'uriya mubyeyi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi adafite umujugunyamo ngo nawe abashe gukira David dufite abantu bicaye ku kidendezi babuze basunika badafite imiryango ikomeye yabasunika ngo binjire mu kazi kabo dufite abantu bicaye ku kidendezi badafite abantu babasunika ngo binjire muri mariage yabo dufite abantu bicaye ku kidendezi badafite
imiryango ikomeye yabasha kubahesha ya maburuse nyine ngo nabo bajye kwiga hanze nk'abandi bana. Dufite abantu bakicaye ku kidendezi David badafite ubasunikamo ngo bwa burwayi bamaranye imyaka myinshi bushire. Dufite abantu bicaye ku kidendezi badafite uwabasunikamo ngo nabo babashe gutwita nk'abandi. Umuntu ashobora kuza akagusunika nabi ukabanza umutwe kwibuye ugapfa. Ngo Kristo yarahageze ngo aramubwira ngo ese urashaka gukira? Ufite kwizera urashaka gukira? Ese umaze imyaka ingahe hano? Ugira ngo nuko arabiyobewe se? Imyaka wamaze? Yagira ngo abanze amenye niba afite kwizera. Umaze imyaka ingahe kuri iki kidendezi? 38. Kristo amaje mu ijambo rimwe aramaza ngo urashaka gukira? Ese ufite kwizera? Nta detaye nyinshi yagiyemo ngo urababara ute, urarebwa ute, bimeze bite. Nambwiye ngo ikorere uburire bwawe. Sina ngombwa ko nkujugunya mwara, ikorere, fata ibyawe, ikorere. Terura izo dokima zawe ugenda udepose. Genda muri shopping imyenda y'umubebe. Ubundi Kristo yaje ntabwo akora nk'ibyo abandi bakoze. Aza afite itandukaniro, azatandukanye na babandi bose baza ngo urabona ngo reka tubande ngo tugutere turi batatu ngo tukunage mu mazi. Oya. Waza kuri by'abandi waza none akora we nugutegeka noneho. Kristo arategeka ntabwo ajya mu byo kuguterura ngo ngwino. Nta nubwo yirirwa gukoraho. Arakubwira ngo terura uburire bwawe, haguruka. Haguruka. Jya mu kazi, haguruka. Kira uburwayi, haguruka. Akira gutwita nk'abandi, haguruka. Nta bintu byo kuvuga ngo banza ngo ugende ngo utange akantu hariya ngo haguruka ngo banze. Akira perimi utabanje kunyura kuri ntoza ngo muhereze ayo 50. Haguruka winjira mu gisubizo cyawe. Haguruka winjire mu gisubizo cyawe. Muri uyu mwaka reka Imana iduhagurutse. Turi mu ntangiriro z'umwaka David. Turi mu kwezi kwa mbere. Uyu mwaka twinjiyemo. Imana iduhagurutse. Hahandi imiryango itaduhagurukije. Imana iduhagurutse. Hahandi amafaranga twagiye dutanga ataduhagurukije. Imana iduhagurutse. Hahandi indirimbo nyinshi twaririmbye zitaduhagurukije. Hahandi aba anti bacu bataduhagurukije. Imana iziduhagurutse. Nirangiza rata iduhe igitangaza cyumutse. Nukuri yagiye nta mazi yamugezeho. Abandi bagendaga batose bari gushonga mu muhanda. Ariko yamukoreye icyumutse agenda yumutse atari gushonga mu muhanda. Imana yije ikora ibitandukanye n'iby'abantu. Ese urizeye? Wizeye ko Imana yaguhagurutsa aho hantu? Wizeye ko Imana yaguhagurutsa muri ubwo bushomeri? Wizeye ko Imana yakuraho ubwo burwayi? Wizeye ko Imana yakuraho ubwo bugumba? Uyu mwaka turimo bwira Imana ngo uwite mpagurutsa. Kuko nishingikirije imiryango ntiyampagurutsa hano hantu kuri iki kidendezi. Wowe hamaze imyaka 5, uhamaze umwaka umwe, uhamaze 2, 38. Ngo ibasha gukora ni jambo riri mu Befeso. Ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Kuko yo nk'Imana iratureberera David. Iratureberera ikamenya ngo ese uyu muntu nimuhereza imodoka azayikiranukamo. Azamenya guhereza lift bandi bari kunyagirirwa ku muhanda cyangwa azahita nyibagirwa. Ese David ningenda nkamuhereza etage yo kubamo azibuka gucumbikira babandi bari kurara mu muhanda cyangwa azajya bamenera ibyo kurya hasi ati ni murye ngaho musubire kurya mu muhanda. Imana nta kintu kijya gitungura Imana. Niyo mpamvu ngo ibasha gukora ibiruta ibyo tuyisaba kuko iratureberera ikareba ikidukwiriye ikamenya n'igihe gikwiriye igomba kugikoramo. Kuko nge nasaba nabi David nshobora kubwira Imana nkabwira Imana uwite nkunda abapolisi. Imana ashaka umugabo w'umupolisi n'umugabo agene wite. Reka dusoze. Kandi iri kureba igasanga hari umushoramari uri harahirye ukeneye umudamu wo kwitira muri business akabikurikirana. Twe dusaba nk'abantu ikaduha nk'Imana ibasha gukora
ibiruta cyane ibyo dusaba. Reka Imana muri uyu mwaka izana impinduka, irema amateka mashya, idukureho igisuzuguriro. Amagambo bavuze iziyakubitishe ijambo rimwe. Yivuga ijambo ntabwo ivuga amagambo David. Icyo cyo ndakizi mu bumana bwayo. David nabonye Imana. Reka dufate nimero yiwe ku muntu ukina gusengana nawe. Nimero yanjye ni 078 490 21 81 078 490 21 81. Niyo ngiyo iba no kuri WhatsApp. Hanyuma wasenga ku bantu bose badukurikiye hano bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Tugiye gusenga Imana, ariko ku bakeneye wenda nk'indirimbo nazo zanjye zirakoze na audio naho ndakora video zazo, ariko iyo ugiye kuri YouTube wandikamo Irakiza Clementine uhita ubona playlist y'indirimbo zanjye zose uzikeneye. Wandikamo Irakiza Clementine kuri YouTube, indirimbo zireho. Murakoze cyane. Tugiye gusenga Imana, ariko muri uwo mwaka Imana umve gusenga kwacu. Imana igira ibyihindura kandi igira ibyirema, ikure muri ndavuze ishyire muri ndakoze, kugira ngo duhora dusaba ariko basigire ibyo yoroshyamo, kuko abantu b'Imana barananiwe David. Tugiye gusenga Imana. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu isi yacu, ngwindushya turuhure, na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Twongeye kugushima Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana utandukanye n'abantu, tugushimiye ko witwa ndiho nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uhimbazwe kubw'ineza yawe, ushimirwe byose wakoze no kuri uwo mwanya mwiza waduhaye. Wabanye natwe mu kiganiro gisoje amahoro, n'ubihimbarizwe. Tukiri imbere yawe Nyiribihe, hari abantu bateze amatwi iki kiganiro bakeneye kubona ineza yawe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Bashaka kubona ikiganza cyawe, bashaka kubona imbaraga zawe, bashaka kubona uburinzi bwawe, bashaka kubona ubwenge buturutse iwawe mu ijuru Nyiribihe. Hari abamaze igihe kinini ku gisasiro bafite ikibazo cy'uburwayi, ariko uri Imana igireba mu mitima, uratureba ukatumenya, uragenda ugahinguranya ukagera no mu byumba byacu. Ari abarwariye kwa muganga, ari abarwariye mu ngo zabo, nugenda ubagereho, kuko uri Imana kandi bafite kwizera ko ushoboye byose. Reka utange umuti uturutse iwawe mu ijuru, ugenda ubakoreho, kuko uri Imana ihambaye. Ubwo ni ukuri wazabaha gukira, tukakira amashimwe abaturutseho, ni ukuri tuzashima izina ryawe Nyiribihe. Tukweretse abamaze igihe kinini mu bushomeri, tukweretse abafite ibibazo bitandukanye ariko bakwizeye nk'umwami n'umukiza ku buzima bwabo. Nugenda ubagereho, ugira ibyo uhindura, ugira ibyo urema, ugira amateka mashya wubaka ku buzima bwabo. Twatuye ubuzima muri uyu mwaka, twatuye amashimwe atagabanije muri uyu mwaka, twatuye uburinzi buturutse iwawe muri uyu mwaka. Reka imbaraga zawe no gukora kwawe, reka ugire ibyo ubohora, reka ugire iminyururu utatanya iziritse abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka utange abana b'umugisha kuko ushoboye byose. Reka ineza yawe n'ubuntu bwawe n'ubutware bwawe bikomeze biganze ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen.